uko narongowe n'umupangayi wanjye hari mu masaha ya mu gitondo, noneho ngiwe mu rugo kuri uwo musore wakodeshaga iwanjye. Ngezewe mu rugo nagiye nambaye agakanzu kagufiya, ngenda nk'ugiye kwitereshwa cagi. Numvaga nkumbuye kurongorwa biteye ubwoba, numvaga mfite umushyuka wa wundi nyine gukontorora ntabasha kuwukontorora. Numvaga nshaka imibonano mana yanjye, ku buryo numvaga niyo yayikozamo byibuze sinagombere ngo ndangize, nkumva niyo yayikozamo byonyine byaba bihagije. Njyewe ubwanjye ndifata ndabyuka, nambara agakanzu kagufiya, ngenda nk'umuntu ugiye kwitirishwa cagi. Mu by'ukuri icyari kinjyanye kwari ukugusha uwo musore mu mutego akandongora. Ikintu cyari kinteye kujyayo, nanagiyeyo pe. Ngezeyo umutipe birangira aguye mu mutego arandongora. Ikintu cyantangaje uwo munsi ni uko uwo mupangayi wanjye andongora nasanze anabikora neza cyane kurenza umugabo wanjye. Ariko ikintu cyanteye kujya kwitubari, mwa bantu mweramwe mwumve, ibaza umugabo uva isafari amaze amezi 4 ari isafari, ari akorera i Nairobi, yaza aho kugira ngo byibuze muri ayo mezi 4 yari amaze naza tumukuremo sheke, yaza akandongora rimwe ryonyine, kandi nabwo azi ko afite ukwezi kumwe agahita asubira mu kazi. Ibyo ni byo umugabo wanjye yankoreye. Yaratashye araza, rumva nari maze amezi 4 mukumbuye. Ahageze Imana mbona nyine ntanyitayeho, ntiyandongora. Ikumana yanjye twabikoze ari hafi gusubirayo, abinkora inshuro 2, akagenda akamara amezi 3, yaza Imana agakora ka kantu ko kwikiza, kandi mu by'ukuri atari uko atabishaka. Hoya ahubwo njye naramwegeraga n'umugabo wanjye nari nkumbuye, akambwira ngo akazi ngo gasigaye gatuma ngo adakunda ibintu by'imibonano, ngo njye nihangana ngo tuzajya tubikora gake. Narebye mbona ubuzima ninkomeza kujya ntegereza umugabo uza akantera umushyukwe ntananyiteho, navuga nti no, nanjye ngomba gutangira kwikunda nkiyitaho. Nakenera kurongorwa nkarongorwa, kuko n'ubundi kukibikira umugabo utacyitayeho utanagishaka nabonaga nta kintu bimaze. Ejo bundi rero mu minsi yashize nari ndi mu rugo, ndamukana umushyukwe uteye ubwoba mwinshi, ariko mu buzima bwanjye ntigeze nanagira. Ariko muri iyo minsi hari akayoga nari mperutse kunywa, abadamu b'inshuti zanjye bari bavanye hanze, yari champagne, ariko iyo champagne ni iy'abagore gusa, ikindi kandi itera irari ry'imibonano. Bari baranabimbwiye, turagasangira twakanyweye ari kuwa 5. Uwo munsi ndongorwa n'umupangayi hari kuwa 6 bukeye bwaho, kuko yari umuganda. Bwarakeye mu gitondo, ariko nari narayinyweye kuri ako ka champagne. Naramukanye umushyukwe, bana yanjye igitsina kirandya, mu bintu harandya, kumubyuka ukajya wicara gutyo ukabona ururenda rurimo ruratakara. Mu gitsina harandya, mana we harandya ryata. Numva ndamukana umushyukwe nyine wumva uteye ubwoba. Ndavuga nti rero n'ubundi ninegereza umugabo wanjye ngaze nta kintu bizamfasha, kuko naza n'ubundi ntazakirongora. Nanakirongora azakirongora aciyemo nk'ibyumweru 2 avuye mu kazi. Mana yanjye ndavuga nti no, ibintu byo kurongorwa rimwe mu mezi 5 ndabyanze. Nibaza ndeba ikintu nakoze, naravuze nti ikintu ngiye gukora ngiye kwikinisha. Ntabwo nahise ntekereza ngo ngiye gusambana, hoya naravuze nti ngiye kwikinisha uko byagenda kose ndangize. Ngufatira iki? Agakaroti. Ndagenda ndyama mu buriri.
nijombagura karoti ngerageza kwikinisha nkajya nikoraho nkareba ziriya filime z'abantu bari gusambana mwa bantu mwe biranga kurangiza biranga mbo bigeze nko mu ma saa 2 za mu gitondo saa 3 nibwo navuye mu nzu ndasohoka ngeze ku muryango mbona umutipe w'umupangayi wanjye akenyeye eswime yari ari hanze arimo ariborosa igitipe cy'igisore kabisa ewana nyine giteye neza ngikubita amaso gikenyeye eswime none urabona bino bintu by'abatipe hari ukuntu abahungu babyiruka bashyukwe umuhungu ariko byari bimeze nabonaga rwose ihagaze muri iyo eswime yari akenyeye umva ndasohoka muri iryo dirishya mpita mukubita amaso avuga ariko nyamutipe nakumenya batazi kurongora wajya kumwiyaboneshaho nkareba niba nta kintu yamarira uwo mwanya nariboroshe nkaraba mu maso nitera akantu k'akadodora njya muri dushe nyiho ndasaga neza ndangije nambara agakanzu gasanzwe njya nambara ndi mu rugo kagufiya pe ariko ubwo uwo mupangayi wanjye akaba afite undi musore babana ariko muri iyo minsi ntawari uhari naramanutse ngiwe ndagenda ndamwisuhurishwa yitwa Etienne ndagenda mpagarara hanze ndakomanga ntitsiye waramutse tiwaramutse mawuja abampaye karibu ati ni karibu ndinjira ndamubwira ni Imana fone yanjye kitari kwinjiza ufite umugozi wa fantomu ngerageze ndebe niba wamwinjiriza cyangwa yarapfuye ari ukujya kuyikoresha umuhungu aba arashyashyanye anshakira umugozi ndacaginga nari mfitemo umuriro muke ndacaginga ubwo uwo mwanya ariko nsanga yaratangiye gutegura breakfast ya mu gitondo kuko urumva ari ku muganda nta hantu yari bugiye nanjye nta hantu nari bugiye arangije arambwira ati se mabuja wanyweye icyayi cyangwa nawe nguhereze dusangire ndamubwira neza na dusangire twasangiye icyayi turasangiye rero ubwo ni nako dutera story ariko narebye mbona umutipe kuza kumugusha ku buryo ari bunyisabire biragoye nakoze iki n'imbere nari nambaye agakariso nyine ka stringi k'umweru njye naravuze nkereka nicare nabi ibi bintu nizeye ko biri bukore dore ko n'ubundi nari nambaye ijipo ngufiya naragiye nicara nabi ibyo bimwe bita nyine gushwandarika nicaye nabi pe maze kwicara nabi umutipe aragera nyuma y'iminota mani nka 20 buriya abatipe baba baregeye umuhungu umva imboro yarahagurutse gutya mbibona irahagarara imera nk'igiti irashinga yari acyambaye eswime irahagarara nanjye nkomeza kwicara nabi kugira ngo nkomeze murobeshe ariko nkavuga ntese arahera hehe nkabona nyine ntari kwirura ariko ngenda bibona ko yashyogwe mani hashize iminota mike nari icyanukije urumva ndangije namubwira nti Etiye ngize ikibazo cy'amatsiko nahise mpaguruka ndaza mwicara iruhande arambaza ati nikize mabuja ntago we yari yaribonye ko igitsina cye cyahagaze uwo mwanya ndamubwira nti iki ni igitsina ni prank uri kumurera ni igiki washyizemo umutipe nk'umutipe ushaka agaturo yahise yirura arambwira ati mabuja nawe rero ndetse nturebe ukuntu uba waje hano wambaye ati nawe urebe ukuntu uteye ati si ubwo bwo ibiwe byagutangaza wowe uri umuhungu ukabona umugore umeze nkawe kuko iti nyine turi abantu ati nuko wenda ntacyo byamara nta n'icyo byamfasha nta n'icyo wamarira
ariko rwose mabuja uri mwiza, nta muntu nta mugabo utakurira ngo aboneke gushyuha. Ndangije ndamubwira nti ese koko urabishaka? Kandi koko bishaka naguha. Nuko njye nahise mubwira. Arangije arambwira ati mabuja ese ko iyo mikino ntakunda kuyikina wambabariye koko ukareka gukina n'amarangamutima yanjye. Ati mu mikino ngira iyo ntirimo yo gukina n'umubiri. Ndamubwira nti rero nanjye iyo mikino ntabwo nyigira, ahubwo mbwira niba uri tayari. Umutipe yarandebye arambika telefone hasi arambwira ati mabuja koko uri seriye tubikore nawe urabishaka? Ndamubwira nti nsiye ntabwo pe, naje mbifite muri gahunda, ariko ndakurikiye kano kanya ndebye ukuntu wicaye, ndebye runo runtu ruri muri ino eswime, numva ndabishatse. Umutipe uwo mwanya yahise anshakira. Mani urumva twari turi kunywa, turi kurya, turi kurya imbuto, umuhungu yahise anshakira gutya iminwa turasomana. Urumva uwo mwanya turasomana bimwe byiza, umuhungu anijya iminwa akajya amereza akanatire range, turasomana ariko bimwe byiza. Ubwo abatangiye kunkoraho, ariko ubona nyine ko ameze nk'umuntu ufite ubwoba. Nabonaga ameze nk'umuntu ufite ubwoba. Nibwo nagiye kubona mbona muri cya gihe turimo turasomana azamuye akaboko atangiye kunkoraho. Umva azamura intoki mu matako, ngiye kumva numva atangiye kunkora hehe ku ikariso. Ubwo uwo mwanya amaze kunkora ku ikariso aba yinjijemo intoki nyine. Urabona hari uburyo ukora ku ikariso noneho ugahita uyihengeka ukayishyira ku ruhande. Yashyizemo intoki aba arayihengetse, amaze kuyihengeka ngiye kumva numva azamuyemo urutoki rumwe runo rwa musumba zose. Numva araruzamuye, ubwo nari natuse wese nari narese, njye kumva arukubisemo. Arukubisemo urutoki rwa kabiri. Umva umuhungu turakomeza turasomana. Njye kumva numva atangira nko gukubitamo intoki, numva gitangiye kuvuga. Sha andongoza intoki, urumva andongoza ikintu bita intoki, izi nizo ebyiri zonyine. Sha akubitamo intoki, azunguzamo intoki ku buryo natangiye kunyarira. Ngiye kumenya niba ari uko nari nabishatse kuva kare. Sha nagiye kubona mbona ntangiye kwinyarira nyine mu buryo butunguranye. Noneho kiberwa niba ari amazi cyangwa ari n'inkari, kuko yazungujemo intoki umva ziranyirigita koko, ziranyirigita. Numva imisonga iramfashe, urumva nacyo kirasakuza ngiye kurama ngufwa. Numva ibizi nyine birisutse biramanutse. Umutipe ahita nakubitamo intoki noneho cyane koko, ndinyarira koko ubyumve. Sha umva narinyariye ku buryo nageze aho noneho umva wagira ngo ndi hafi kurangiza. Uwo mwanya rero dore umutipe ikintu yahise akora, yahise ahambura ya eswime ahita yikuraho. Amaze kuyikuraho ahita amanura ya kariso nari nambaye. Uwo mwanya ahita yicara mu ntebe. Sha mwana umushyi ukomeye, habe ngo ndanatekereza kumubwira uti izana peredanse cyangwa dukoresha iki, reka. Ubwo uwo mwanya amaze kwicara mu ntebe yahise ambwira ngo ninyicaremo. Ndeba uburebure bwayo, nawe ndavuga nti ngiye kukwenjoyinga. Uwo mwanya mpita mpaguruka, mpita nza nyine ndicara, ariko ubwo urumva ntabwo niriwe nkuramo ikanzu, mpita nyicaraho yose nyimariramo, ndayinyongera
ndayinyongera nkajya nyikuza mu cyumba cy'ibumoso nkayigarura mu cyumba cy'iburyo nkayihengeka. Sha umutipe yampaye imboro.